ayiwe akuze wa mana we, ko mbona abana imyaka 18 nabo batangiye kudushiraho, turabigenza ute? Yo mana, niwumva ibi urikanga cyangwa se ugira ubwoba, gusa ntuze kurira, wihangane. Biragusaba gufata agatambaro ukajya ushira ku maso, kuko amarira agiye kukubana menshi cyane, aho ibibondo bibiri biri mu myaka mitoya cyane. Nivuga ibibondo kuko aho umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bari bageze mu kigero cy'imyaka 17, 18, aho bagerageje gukora akanyabugabo nk'abandi bantu bakuru, bimwe byo kwisuzuma ngo turebe ko ndi muzima, bahise bahasiga ubuzima, yewe bahita bitaba Imana. Ese niki cyaba cyateye iyi mpanuka y'abana bato b'abangavu bagahita basiga ubuzima bitunguranye? Niki cyabiteye? Byose akaba ari byo ngiye kukugezaho uko byatangiye n'icyabiteye cyose, ndetse untege amatwi. Nongera gushimira wowe ukumva biri hanze kabiri, guhaye ikaze ukomeza kudutera inkunga ukanakurikije amajyanditse subscribe, yewe nihaza n'akazogera ugakande. Iyi nkuru irababaje cyane, iteye agahinda, biragusaba ngo utere agatebe turangizanye iyi nkuru. Tariki 14 z'ukwa munane, abanyeshuri babiri bo mu myaka 18 ndetse basa nkaho bajya kungana, ndetse ku myaka yabo ubwo bageragezaga gutera akabariro nk'uko abantu bakuru babigenza. Burya bajya bavuga ngo nta mwana ukura atisuzumye kari muzima. Twese byatubayeho, byakubayeho, niba bitarakubaho nturi muzima. Gusa ubwo babigeragezaga bavuga ati reka turebe niba turi bazima, kubera ko urukundo rwo mu myaka 18 ubu ngubu habaye 18 yabaye 18. Yewe aba bana ubwabo bari basanze basa nkaho bakundana. Murabizi mwese ko urukundo mu myaka 18 uko rumeze, ndetse rurutwara nk'abantu nk'abasazi. Ariko ushobora kwibaza ngo aba bantu batewe n'iki kugira ngo bave mu mubiri ndetse cyangwa se bitaba Imana? Kandi ibyo bari bahujwe nabyo byari ibyishimo ngo dusanzwe tubimenyereye, gusa ntibyaje kubahira. Ese niki cyabiteye? Ibinyamakuru byinshi bitandukanye nagiye ku nkoranyambuga nsanga byanditse iyi nkuru yaciye abantu rondogoro. Benshi bababaye, benshi bari kurira, amarira ni menshi. Yewe sinaje gutuma nanjye mbyihererana kuko nabuze icyo mvuga. Yewe n'ubu tuvugana mfite ikiniga, mfite imbaraga nkeya zo kuvuga, murananyihanganira kuko iyi nkuru yankoze ahantu yanteye ubwoba cyane. Mbere y'uko nkora iki kiganiro cyangwa iyi nkuru, nabanjije ndarira kuko aba bana bari beza cyane, si kuba beza cyane, kuko gufata umwana nk'uyu nguyu ukamukuza ukamugeza muri iki kigero agahita gucika ageze ahantu yari agiye gusabwa, yageze mu gihe cyo kuvuga ngo nkujije umwana nanjye ejo azamviramo umugisha, ariko agahita gucika muri iki kigero. Umva ko iyi nkuru nayikoze nanjye mbabaye, ntabwo mwabyumva. Benshi mu babyeyi muri kunyumva, kubyara muzi icyo ari cyo, ndetse muzi nuko birushya. Kurera umwana kuva mu ruhinja rwe cyangwa se kumutwita amezi 9 ukamwibaruka ukamubyara, uzi ingorane uhura nazo, ndetse uzi n'ukuntu bibabaza cyane. Ukamukuza, nyamara gukura akagera ku kigero cy'imyaka 18, aho batangiye gushimisha buri wese amwiyumvamo. Gusa uku nguku niko byagenze, ariko gato ntaragera ku gikorwa nyirizina. Reka nkubwire akantu, umwana ararushya kuko aranagora kumurera. Yewe imyaka 18 igeze, yaba ari umukobwa yari umuhungu, umuntu aba afite igihagararo, ari hahandi buri wese atangiye kuvuga ngo uri mwiza, uteye neza, usa neza. Ariko nabwo rero Satani aba atangiye konona ubu mwana, ndetse nibwo batangiye kukugendaho, kuko buri kimwe cyose umaze kucyuzuza ku mubiri wawe, usa neza, imiterere. Yewe dore yuko abana bari kubyiruka ubu bari kuvugana ubwiza buteye ubwoba kandi indengakamere, aho batangiye kuba bavuga ngo ese
imyaka 18 ngo itugereho twebwe ko twabaye bakuru twanashaka. Yewe mu by'ukuri nubwo uba wumva abantu bavuga ngo 18 abantu barakuze ntabwo baba bakuze, nuko ahubwo bo bikuza bitewe nuko basanga sosiyete turimo nayo yatumye dukura cyane tujya hejuru. Uyu mwana w'umukobwa yagerageje kenshi kuba yabwira uyu muhungu bakundanaga bari mu kigero kimwe kamukunda cyane, niyo muhungu kamuga kamukunda cyane, ariko baravuga ati ndi muzima, undi ati ndi muzima, ati rero reka tuzahure duhuze ubuzima turebe ngo ninde urusha undi. Ubwo bageragezaga so mvuge koko reka nkomeze nacyo. Ubwabo bantu bagerageje kuba bakora ibyo bita akanyabugabo cyangwa kwipima ngo barebe ko ari kuba bazima, ariko ntabwo byaje kubahira kuko umwe urabizi uko bigenda, si ngombwa ngo mbivuge ngo birambure neza, uko bigenda nuko nyine njye nababaye. Muzajya munyihanganira kuko gukora inkuru nk'izi zibabaje zintera emosiyo, ni ukuri rwose ndabakunda, ariko byo mumbabarira gukora birababaje. Mbega ibibondo, mbega ukuntu aka gakobwa ari keza, gusa wamana koko ukunda beza koko waryo ujyana base abantu babi kumana nk'umubyeyi kuko uyu mwana kuko reba ni iki amashuri y'icyamasha. Reka dukomeze karagaciyeho. Ese wowe ntabwo uri kumva ubabaye? Ntabwo iyi nkuru iri kugukora ku mutima? Mbabarira rwose niba itari kugukora ku mutima ntabwo umuntu ugira. Ngareba uyu mwana w'umukobwa ukuntu angana, uriya ni uwo mwana w'umusore, ni ibibondo ariko bamenye gusomana. Reka dukomeze. Mu buzima busanzwe nubwo abana b'abakobwa n'umwana w'umuhungu bari babirimo, ariko urebye neza mu myaka yabo ntabwo bari babyemerewe kuko bari bakiri batoya cyane, bari bagifite kwigishwa inyigisho. Gusa muri abo bose nta muntu wari warakaranguriwe kuri iki kintu ngo nyine ngahabwaho amasomo ndetse ngamenye uko bikorwa cyangwa uko bigenda. Yewe bose bari mu gihirahiro. Ni nko gukora ikintu utazi. Urabizi yuko ngo bikomeretsa cyane. Ku mwana w'umukobwa byaje kumuviramo kuva cyane by'indengakamere. Kandikiraho ndarushye. Iyi nkuru ntabwo nayikomeza. Niba mwumvishe mumbabarire ndekere rwose. Mwa bakunzi banyu ndabakunda, ariko inkuru nk'ingiyi ariko uyu mwana yaraza kumva inkwano, uyu mwana yarazazana inka ariko muramubona akakana keza, agahungu keza, dore mani cyane byayo koko. Ako se kandi nongere ngaruka kuri abana b'abakobwa, guta umwana w'imyaka 18 kuko abazi gusomana amayinkange, none imyibyi. Ese aba nibo 18 kuko tuzashira mu rugo. Umwana w'igihabwa uburere, umwana w'igihabwa uburere n'ababyeyi bakimugura iniforume, bakiyurute, bakimwigisha ukuntu bambara suve, bakimukubita kuko ngo mugira umugore ngashake. Umva mbabwiza ukuri, inkuru nyifungiye mbere, reka turekeraho pe. Iyi nkuru nkomeze kuyikomeza ntabwo byaduhira. Siko nari nagiye kurira we, umuntu akora inkuru akanarira. Ako uzi ko ibi bintu dukora nubwo benshi nyine muba mudutuka mutubwira nabi, ariko nababwiza ukuri aka ni akazi gakomeye. Ntabwo kubona amagambo nk'aya ngayavuga, kandi nawe niba uri umuntu uzabivuga tumva kuri bwawe wayakura he? Buri muntu agira impano ye. No kuvuga inkuru ntibabaje we. Navuze ya Derimbogo mbura umwuka. Ejo nababwiye inkuru ya Joyeux uburyo yavuye gukora ikiganiro ngahita arwara. Mana yanjye, se ibintu biri kuba kukumaye uku kwa munane. Rero mwitonde mw'abantu, nyaboneka Mana yanjye mugende buhoro byakaze. Nkomeza gushimira wowe gutwabanye muri inkuru, nizere uwo dusuzanyije iyi nkuru
Imana ikumere umugisha, ni ukuri Imana ikumere umugisha, uko gukora subscribe ukandi nuko kazogera. Bye, ciao, ndabakunda.